niya gahunda yo gusenga Imana. Dusengana Imana buri mugoroba na Nyiramugaba John Baptiste. Tugiye gutangira dusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana yuko uri Imana yacu kandi kuri Imana yo kwiringirwa. Uyu mugoroba turawukweretse Mana kugira ngo buri umwe wese ubonetse Data yongere kugira amahoro n'umunezero kubwira ijambo tugiye kugabana. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Turasoma ibice 11 gihere ku murongo wa 2. Mana iduhana umugisha. Bukeye nimugoroba Dawudi yibambuye ku gisasiro cye, aza agendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagira. Yari umugore mwiza w'igikundiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza, aramubwira ati niba mwene Eliyabu umugore wa Uriya w'umuheti. Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana aziwe, bararyamana maze asubira iwe. Bukeye arasama, atuma kuri Dawidi ati ndatwite. Kamami nugomora ngucumuraho, namunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Hariho icyoma kamami nugomora ngucumuraho, namunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Managurwe yose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Managurwe yose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Ntuntunganirize ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza. Ariko umutima wera nawushaka kurutaho. Ntuntunganirize ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza. Ariko umutima wera nawushaka kurutaho. Reka twongereho ibice 11 murongo wa 14 n'uwa 15. Bukeye bwaho mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu rwandiko, ararumwoherereza aruhaye Uriya. Yandika muri urwo rwandiko atya ati mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze mumuhane bamutere gupfa. Amen. Katwongereho ibice 11 n'umurongo wa 12 wa 11. Nuko Uwiteka avuze atya ati umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe
kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe, aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Ni wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisiraheli bose ku mugaragaro, izuba riva. Amen. Uwiteka nashimwe cyane. Tujye kugabana iri jambo ry'Imana tumaze gusoma mu gitabo cya kabiri cy'umuhanuzi Samweli. Imana iguhe umugisha kuboneka kandi no kwiringira Imana. Dawudi yari afite abagore benshi kandi yari umwami wa Isiraheli. Imana yamugiriye neza, ntacyo Imana yamwimye, ariko byaje kugera igihe ngo Dawudi agenda hejuru y'inzu y'ibwami, abona umugore wa Uriya, aramwifuza. Arangije aramuhamagara, amutumaho, araza, bararyamana, akora icyaha cy'ubusambanyi. Ako kanya Imana imutumaho, maze kumutumaho imubwira ikibi yakoze. Uwiteka atugirire neza ingaruka z'icyaha. Uko waba umeze kose, waba uri umuyobozi, wirinde icyaha, kuko icyaha kivana umuntu mu bwiza bw'Imana agasigara ari umuntu usanzwe. Ndakubwira ingaruka z'icyaha. Iri jambo ry'Imana tugiye kujya turigabana buri munsi tureba ingaruka z'icyaha. Imana ibwira Dawudi iti, kubera ibyo wakoze nzaguhagurukiriza abanzi mu rugo rwawe n'intambara mu rugo rwawe, ngo kandi ngo abagore bawe nzabatwara, kandi wabikoreye mu rwihisho, njye nzabikorera ku mugaragaro. Ingaruka z'icyaha. Amunoni ngo kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Amunoni aramubenguka, yifuza ko baryamana. Kubw'icyaha Dawidi yakoze, Imana yatangiye guhagurutsa intambara mu rugo rw'umwami, kandi nta byabagaho. Ingaruka z'icyaha. Mwene data, umunsi wa none ndakubwira icyaha. Icyaha kivanye abantu mu bwiza bw'Imana. Icyaha kivanye abantu mu mugisha. Icyaha gisuzuguje abantu. Ariko umunsi wa none ndakubwira ngo wirinde icyaha. Nuboneka mu bwiza bw'Imana, Imana iri mu ruhande rwawe. Uwiteka ntacyo azaguteza kibi, kuko wumviye Imana. Munsi wa none ndakubwira ngo uce bugufi. Munsi wa none uve mu byaha. Tumaze icyumweru tugabana kuri iri jambo ry'Imana, ariko umunsi wa none reka ube umunsi w'itandukaniro. Ufate umwanzuro wo kuva mu byaha. Uko waba umeze kose, uko waba ureshya, icyo waba ukora cyose, icyaha nta mahoro kizana. Kadusenga n'Imana, kadusenga n'Uwiteka. Imana ibe mu ruhande rwawe, uce bugufi umunsi wa none, wiringire Imana. Data mwiza, Imana ikomeye, Imana y'urukundo,
Mana y'imbabazi, ndagushimiye kubwira ijambo. Data, reka ubu bwoko bugirire neza. Uwiteka Imana Nyiringabo, bavane mu byaha n'ibicumuro. Bana bakwizere. Dawidi yakuvuyeho akora icyaha. Uwiteka Imana, intambara zirahaguruka mu rugo. Uwiteka Imana Nyiringabo, n'aba bakurikiranye iri jambo ryawe, Data, birashoboka ko baguye mu cyaha, bakaba babona intambara zitandukanye, Mwami, bakayoberwa impamvu yabyo. Ariko umunsi wa none, Uwiteka Imana, baciye bugufi. Mana, ndekubane nabo, Uwiteka Imana Nyiringabo, kugira ngo bongere kubona amahoro aturuka iwawe. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Iri jambo ry'Imana tumaze kugabana umunsi wa none, ryoherereze umuntu kugira ngo nawe abashe kubohoka, abashe kumenya icyamuvanye mu mugisha w'Imana. Kandi nawe ubikoze, Imana iguha umugisha uturuka i Siyoni. Amen.